Yesu ashimwe bene data, turabasuje mu izina rya Kristo Yesu. Amahoro y'Imana abe muri mwe, kandi Uwiteka bishimire, Uwiteka abanezeze, Uwiteka abagirire neza. Amazina ni Rusine Emmanuel, tubaha ikaze kuri channel yitwa Kuba Uwiteka Nibwo Bwenge TV. Dushimiye mwese abadukurikira, inshuti zacu bari mu Rwanda ndetse n'abari mu bindi bihugu bitandukanye, mudukurikira uko bwije n'uko bukeye ku ijambo ry'Imana tubagezaho. Imana ibaho umugisha, kandi amahoro y'Imana abe muri mwe, Uwiteka bishimire, kandi Uwiteka abanezeze. Tunejejwe n'Imana ku bwanyu ndetse no kubw'uyu munsi ko Imana igitwemereye kuba duhagaze dukora iby'Imana ishaka, tuvuga iby'Imana ishaka, tugenda nk'uko Imana ishaka, kandi byose tubishobozwa nayo, kuko Paulo yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Aya masaha rero turi mu buntu bw'Imana, kandi tunejejwe nabwo, tunejejwe n'agakiza Imana yaduhereye muri Kristo Yesu, umuremyi wacu. Uwiteka Imana yacu ishimwe. Rero mwese abaje ari ubwa mbere, turabingize kugira ngo mukande subscribe, hanyuma kugira ngo tujye tubana, kandi ubutumwa bwiza ujye bubageraho igihe ko tubushyizeho, kugira ngo dufatanye n'abandi kugabana ibyiza, dufatanye n'abandi kugabana umugisha Imana iduhera muri Kristo Yesu. Reka dushime Imana rero kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Mana yacu nziza, Mana ikiranuka, Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, ndagushimiye kubw'uyu munsi mwiza, ndagushimiye ko waturinze kandi ukabana natwe igihe cyose gitambutse. Kugera none turacyavuga imirimo itangaza wakoze, izina ryawe niryubahwe. Aya masaha magaze imbere ya kamera, ngiye kuvuga ijambo ryawe, ariko nyemerera simvuge nkanjye, ahubwo wowe uvugire muri jye. Mushoboze ndinde kugabanya no kongera, ahubwo ume kuvuga ibikwiye, ibyo abantu bakwiye kumenya, kandi abagiye kumva bahe kumva no kumvira, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu Migani, mu gitabo cy'Imigani, ni ibice byaho 29. Turasoma ku bice byaho 29 umurongo umwe wa 18. 18 dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo aho guhishurirwa kutari, abantu bigira ibyigenge, ariko ukomeza amategeko abahirwa. Amen. Aho guhishurirwa kutari, abantu bigira ibyigenge, ariko ukomeza amategeko abahirwa. Imana yacu itugirire neza. Reka twongereho irindi jambo, ijambo dusanga hano mu Bacamanza. Tugiye kureba mu gice cyaho cya 17. Hanyuma ndashaka ko dusoma imirongo nibura 3. Ibice ni 17, dusome nibura imirongo 3. Turasoma umurongo wa 6, hanyuma dutaruke dusome indi 2 iri hepfo, wa 12 n'uwa 13. 6 aravuze ngo muri iyo minsi Abisirayeli nta mwami bari bafite, umuntu wese yakoraga icyo ashatse. 12 bukeye Mika yeza uwo Mulewi ahinduka umutambyi we, akaba mu rugo rwe. Nuko Mika aherako aravuga ati, none menye ko Uwiteka azangirira neza, kuko mfite Umulewi ho umutambyi. Imana yacu iturengere, kandi Imana yacu iturwanirire. Aho guhishurirwa kutari rero, abantu bahinduka iki? Ibyigenge. Iryo jambo nkuzaniye kugira ngo tuze kurebamo intego dukwiye gusengeramo, cyangwa se umwanzuro tuza gukura muri iryo jambo ry'Imana Imana iduhaye. Aho guhishurirwa kutari, abantu bahinduka ibyigenge, ariko ukomeza amategeko abahirwa. Imana yacu itugire neza. Guhishurirwaho kutari, abantu bahinduka ibyigenge, kandi mwibuke ko guhishurirwa, hahishurirwa uwamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Uwo nguwo ni uhishurirwa, kandi agahishurirwa ibizima, kuko aya maso yamaze guhumuka, aya maso y'imitima yacu yamaze kureba, nicyo gituma tureba tukareba n'ibyo abandi batagira gute, abandi batareba, kuko ijambo ry'Imana ribivuga neza hano mu Efeso igice cyaho ni icya mbere guhera ku murongo wa 16. Haravuze ngo wenda duhere ku murongo wa 18. Haravuze ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa, niyabahamagaye mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga
abera. Imana yacu ishimwe. Bivuze ngo rero umuntu uhishurirwa ni umuntu wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, niwe uhishurirwa ibizima, kuko hari n'abandi bajya bahishurirwa cyangwa se babona bagahishurirwa ariko bidashorewe na mwuka wera, bidashorewe na Kristo Yesu, bishorewe n'izindi mbaraga, nabyo bijya bibaho, nabyo bijya bishoboka. Ariko uhishurirwa ibizima hanyuma akabigenderamo kandi agakora iby'ibyo, uwo niwe ubuhishuriwe neza, niwe uba ufite ubwenge. Bivuze ngo Kristo Yesu iyo wamaze guhishurirwa neza, ni ukumenya Kristo, ni ukwakira Kristo, ni ugutunga Kristo, ukamenya icyazanye Yesu, hanyuma ukamwakira muri wowe, ugahinduka icyaremwe gishya, ugahinduka muzima muri Kristo Yesu. Hanyuma ubugingo bwawe bukaba buzima uri muri Kristo Yesu, ndetse uri no mu Mana. Imana se yamwohereje kugira ngo haze kutubera incungu y'ibyaha byacu. Hanyuma guhishurirwa rero, guhishurirwa kwiza ni uguhishurirwa ufite Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Uyu muntu wamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza niwe uhishurirwa, agahishurirwa ibizima iby'Imana ishaka. Mwibuke abatasi bariya mu kubara ibice byaho ni 13, igihe Mose yoherezaga abatasi yohereje abatasi abohereza kujya gutata mu gihugu cyo bari bagiye kujyamo. Imana yari yarabasezeranyije ari cyo Kanani, hanyuma bagenda ari 12, ariko mu kugaruka bazanye inkuru zitandukanye, bazanye amakuru atandukanye. 10 bazanye inkuru ukwabo, n'abandi 2 bazanye inkuru ukwayo. Bivuze ngo ab'icumi baje bavuga bati twebwe aho twanyuze igihugu tugitata ni cyiza, umva gitemba amata n'ubuki nk'uko Uwiteka yakitubwiye, rwose niko kiri. Ariko ikibazo gihari ngiki, ni abantu bariyo bitwa Abanaki. Umva, ni abagabo banini, ni abagabo b'ibigango, ni abagabo bafite imbaraga. Abo bantu bo muri icyo gihugu ntago twabashobora, ntago twarwana nabo ngo bikunde, kuko icyitonderwa cyangwa se ikintu gikomeye twabonye nuko abo bagabo bafite imbaraga. Umwe yajya afata abantu nka 5 agakubita hasi icyarimwe, muri make akabicira rimwe. None umva rero tukubwire Mose, umva abagabo ko twabarebaga, uzi ko twabarebaga nabo bakatureba, noneho batureba bakabona turi inzige, natwe twakwireba tukabona turizo. Umva unyumvire, guhishurirwa, umva guhishurirwa bagize, baturebaga bakabona turi inzige, none natwe twakwireba tukabona turi inzige, tukabona turizo. Ibyo batubona akaba ari byo koko. Urumva barahishuriwe. Ariko uko guhishurirwa ni koherejwe na mwuka w'Imana, ni koherejwe n'Imana. Uko guhishurirwa nabo barahishuriwe, bararebye koko. Ariko uko guhishurirwa si mwuka wera ukubahaye, barahishuriwe n'abariko barahishuriwe. Yego barahishuriwe. Uzumva umuntu amubwira ati rwose Imana yambwiye ngo uriya mugabo si uwawe, ahubwo umugabo we n'uriya, bakanabikora bakanabitekinika, bakanabifinda. Umugore agaturugo rwe cyangwa umugabo agaturugo umugore we, akagenda akajya kubana n'undi, rwose bakabitekinika bikaba yahishuriwe nyine. Ndetse bakanamubwira n'ibintu runaka bikanaba no ku mugoroba cyangwa se ejo bigasohora, mu by'ukuri bikagaragara ko byabaye, ndetse byabaye byavuzwe, ariko atari mwuka wera, kuko haba hari igisunika, haba hari ikindi cyasunitse ibyo, haba hari ikindi cyatanze uko guhishurirwa, kugira ngo umuntu ahishurirwe ariko ahishuriwe ibinyoma, atari mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Hanyuma hari abandi 2 rero. Abandi 2 ninde? Ni Kerebu ndetse na Yosuwa. Baravuga bati nimuceceke, ngo bacecekeshereza iteraniro, baceceke bati muceceke. Umva, twebwe igihugu natwe twakizemo tugitata. Igihugu ni cyiza nk'uko Imana yakitubwiye, rwose ni muhumure, ahubwo Uwiteka n'abari kumwe natwe nk'uko akomeje kubana natwe. Igihugu tuzagifata, ndetse bari abantu bitwa Abanaki tuzabarya nk'uko umuntu arya umutsima, nta kibakingira, ahubwo nimuze tubatere nanone aduhaguruka. Urumva bazanye ihishurirwa bo ritandukanye n'irya bagenzi babo. Abenshi bazanye inkuru y'incamugongo, bafite guhishurirwa kwabo, ariko 2 bazanye indi nkuru nziza, ariko guhishurirwa kwayo guturutse ku mwuka wera Imana yari yabahaye cyangwa se yagendanaga nabo. Imana rero dufashe, Imana itugire neza. Hanyuma guhishurirwa kwiza nuko ubutunze Kristo Yesu, ukamenya icyazanye Yesu, ukamenya umurimo Yesu yakoze, ukamenya icyari cyazanye Yesu cy'agaciro, kari kugira ngo uhabwe ubugingo, agutandukanye na Satani, agukure mu cyaha. Niyo mpamvu rero aba bantu Bibiliya ivuze neza ko aho guhishurirwa kutari, abantu bigira ibyigenge, ariko je sinje kukubwira ngo bikigenge, kuko ibyigenge
ni abantu badafite mwuka wera, ni abantu badafite amategeko y'Imana, abantu badafite amategeko y'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho ni 14, hanyuma reka turebe ku murongo wa 21 umva uko Yesu yavuze. Umurongo wa 21 haravuze ngo ufite amategeko yanjye akayitondera ni unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Ufite amategeko yanjye ariko akayitondera, uwo ni unkunda, nanjye nzamukunda, kandi noneho nzanamwiyereka. Wabyumvise neza? Nzanamwiyereka, nzaza aho ari, nzagumana nawe, nzamwiyereka. Ariko udafite amategeko yanjye, ariko hepfo ku murongo wa 21 Yuda utari wa 22 Yuda utari Iskariyota aramubaza ati databuja bibaye bite ko ugiye kwiyereka? Kutwiyereka ni wiyereka bisi. Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzazaho ari tugumane nawe. Ariko utankunda niyitondera amagambo yanjye, kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye ahubwo ni irya Data wantumye. Imana itugire neza. Utankunda, ikimenyetso cy'uko umuntu atankunda nuko atitondera amagambo yanjye mvuga, itegeko muha nuko atitondera ijambo ryanjye. Niko yavuze Yohana 14 hano ku murongo wa 15. Yaravuze ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye, utankunda niyitondera amategeko yanjye. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge, ariko ukomeza amategeko abahirwa. Ukomeza amategeko uwabahirwa. Bivuze ngo guhishurirwa kwiza nuko ubutunze nde Kristo muri wowe, Kristo Yesu, hanyuma akajya guhishurira n'ibyo abandi batazi, n'ibyo abandi batabonye, n'ibyo abandi batamenye. Dusomye ijambo rero, ijambo ry'Imana ribisobanura neza. Ijambo ry'Imana rivuga ibintu byinshi. Ijambo ry'Imana ryarabivuze rirongera rirabivuga, rirongera rirabivuga. Ijambo ry'Imana iyo usomye hano ijambo ry'Imana Mika ibice mu gice cya 2 umurongo waho wa 10, umurongo wa 10 Imana iburira abantu. Haravuze ngo 2:10 kugeza ku 11, haravuga ngo nimuhaguruke mugende, kuko aha hatari uburuhukiro bwanyu, haranduye hazabarimbuza, kurimbura gukaze. Muhaguruke muva aha hantu, kuko aha hantu atari uburuhukiro bwanyu. Ubuhungiro buri muri Kristo Yesu, uburuhukiro buri muri Kristo Yesu. Niwe mwami w'isabato, niwe mahoro yacu, niwe buhungiro bwacu. Muhaguruke muva aha hantu, kuko aha hantu harahumanye. Aha hantu harahumanye, ntabwo ari ahantu ho kuruhukira, ahubwo hazabarimbuza, kurimbuka gukomeye. Muzarimbuka. Muhaguruke muve muri byo murimo bidafite umumaro. Muhaguruke muva aha hantu habi, muve mu busambanyi, muve mu businzi, kuko aho hantu hazabarimbuza, kurimbura gukomeye, kuko hahumanye. Nta buruhukiro mu bahafite. Hano mu isi tuhaca tugenda, hano mu isi tuhaca tunyuraho tugenda, nta mwanya munini dufite ino. Hano tuhaba nko gusoza umutima, nko guhumbya no guhumbura, tuba tuvuye ino. Ariko hari aho tuzaba iteka tunezerewe, kuko twizeye Kristo Yesu, tukemera kuyoborwa na mwuka wera. Nitwigengwe na kamere y'imibiri yacu, ahubwo tukagengwa na mwuka wera. Murongo wa 11 haravuze ngo umuntu ugendana umwuka w'umuyaga n'ururimi rubeshya akavuga ati ngiye kubahanurira ibya vino n'ibisindisha, niwe muhanuzi ukwiriye ubu bwoko. Kuko abantu banze kumvira ijambo ry'Imana, abantu babibyigenge. Niyo mpamvu abahanuzi bafite umwuka w'umuyaga aribo bahanuzi barimo guhanurira abantu. Babahanurira ibihe? Barabwira ngo nta kibazo kizababaho, nta cyago, nta karekareka, nta kibi kizabazaho, muhumure. Yeremiya herutse kubanura muri 23 guhera ku murongo w'10 uze kumanuka uragere uraza kuba bisanzemo. Hanyuma rwose Imana igirana ikibazo n'aba bantu. Kubera iki? Babeshya abantu, bahanura ubwoko bw'Imana ngo ni amahoro, kandi
atagize icyo ashyira mu kanwa kabo bitegura kumurwanya. Bivuze ngo no kurwanira ayo mahoro nuko haba hari ikiguzi, hari inyishyu, hari icyo bamaze gutanga. Abantu babaye ibyigenge rero bavuga uko bashaka, bahanura ibyo bashaka, ndetse bagahanurira n'abantu ibyo bashaka ko babahanurira, bagatumira umuntu bitewe n'ibyo bashaka ko bumva, nawe agahuza n'irari ryabo, bakabahanurira akoresheje umwuka w'umuyaga atari mwuka w'Imana, umwuka w'umuyaga, umwuka w'umuyaga. Barahanura ariko bahanura amarangamutima, bagahanura ariko batayobowe na mwuka wera, batavuga iby'Imana ishaka. Wisomye ijambo ry'Imana usanga Yeremiya mu gihe yahanuraga yarahanuye, ariko hakaba abandi bahanuzi bavuguruza ibyo yahanuye, bakabirwanya, batereka reka ntago ari Imana ivuze, kwibeshya, ahubwo rata nimwumva uko Imana ivuze, Imana iravuze, Imana ibigenje gutya. Yeremiya ati nyamara bizagera, batereka reka ceceka, reka rata nimwumva uko Imana ivuze. Yeremiya bagahora bavuguruza, bigeze ubwo Yeremiya arakaye aravuga ati none wa mugabo ibintu urimo guhana ukuntu urimo kubeshya, umva ngubwira amakuru akaze rero. Uyu mwaka nimwumve namwe mwabantu, uyu mugabo ibi bintu ahanuye muri uyu mwaka agomba kupfamo kugira ngo mumenye ko umwuka yakoreshaga n'umuyaga, si Imana yari imutumye, si Imana yari ivuze. Ntabwo bihura n'ijambo ry'Imana. Mwabantu mwe, uyu muntu agiye gupfa muri uyu mwaka nibwo muzamenye ko Imana ari yivuganye namwe, kandi ariyo yantumye kugira ngo mbabwire ibyo mbabwira atari amagambo yanjye, si ibyanjye. Ni ijambo ry'Imana, bikora no kubw'ijambo ry'Imana. Uyu mwaka arawupfamo mumenye icyo Imana ivuganye namwe ko ari ukuri. Umuntu apfa muri uwo mwaka, ariko n'ubundi barakomeza batereka reka. Bigera bwo ibyo yavugaga Yeremiya bibasohoyeho bajyanywe i Babuloni. Ababwira nabwo bageze ati 70 igomba gushira, nishira nibwo muzavayo, mugene mutere inzabibu, muhinge, mushingira abakobwa banyu n'abahungu banyu, mubasabire abageni, kuko muzamara imyaka 70. Nirangire igihugu mugisabira umugisha, hanyuma nirangira muzagaruka ino, kuko Imana nikitegetse. Abahanuzi n'ubundi bagiye wundi yapfuye barabibonye, ariko bakomezanya umwuka w'umuyaga. Abantu amahoro, byigenge, abantu babaye byigenge, abantu bari kakaje banze kumvira ijambo ry'Imana. Hanyuma uko bakageze muri iki gihugu barabwira tereka, ahubwo Yeremiya nimwumvira ibye, nimwumva ahubwo ijambo ry'Uwiteka. Imana avuze ngo nagutinda ino imyaka myinshi, ni imyaka 2 muzaba muvuye inaha. 70 yararenze bagera mu 108. Kubera iki? Bagendeye ku buhanuzi bw'umuyaga. Abahanuzi babahanura bakoresheje umwuka w'umuyaga. Ubu ni wo mwuka urimo gukora, ariko abantu benshi banze kumva, babibyigenge, banga ijambo ry'Imana. Wazana ijambo ry'Imana bakakwita umusatuzi. Ubu byarahindutse, aho kureba abababeshya kare bo basatuzi, babeshya batavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo uje uvuga ijambo ry'Imana babona ari we munyamagambo, uzanye amagambo y'inzaduka, kubera ko babaye ibyigenge, imitima yabo yaranangiwe, amatwi yabo yabaye ibihurihuri, imitima yabo yajeho ibinure, amaso yabo barayahumiriza ngo batareba, amatwi barafunga ngo batumva ijambo ry'Imana, bakaba bashaka ibyo bahanurirwa bihura n'iki n'imitima yabo na kamere zabo. Kuko ijambo ry'Imana uraryumvise hano, wumvise uko ijambo rivuze hano muri 29 Migani murongo wa 18 kuri B, ngariko ukomeza amategeko abahirwa. Ukomeza amategeko abahirwa. Ayakomeza hehe? Mu mutima imbere. Ayakomeza hehe? Mu mutima imbere, mu maso y'imbere, ku maso he, agahora mu mategeko y'Uwiteka ari imbere ye, kugira ngo adateshuka aciye iburyo cyangwa aciye ibumoso. Twasomye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira umugabo witwa Mika atari uyu muhanuzi Mika. Umugabo witwa Mika n'umwe mu Bisirayeli, nawe yari mu Bisirayeli atuye mu gihugu cya Isirayeli. Uyu mugabo rero witwa Mika, iki gihe twasomaga rya jambo, Bibiri twereka neza ko hari hamaze gucaho igihe, hanyuze abantu benshi, abitwa abacamanza baje basimburanye, aho hari hamaze kunyuraho umucamanza witwaga Samusoni. Icyo gihe yaramaze gupfa, apfiriye muri stade, aho barimo kuramya ikigirwamana cyabo cyitwaga Dagoni. Hanyuma Samusoni arapfa, apfiriye muri iyo nzu cyangwa se muri iyo stade, ashikuje inkingi 2, baragenda baramushyingura aho se Manowa bari baramushyinguye. Icyo gihe rero ngo Abisirayeli nta mwami bagiraga. Aka kantu kumbi, umuntu wese wamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ntabwo abikigenge.
ibibazo bihari ni ibihe? Nuko abantu badafite Kristo w'umwami n'umukiza mu mitima yabo. Kuko umuntu ufite Kristo w'umwami n'umukiza ntago aba ikigenge, ntago aba ikigenge, ahubwo ayoborwa n'amategeko y'umwuka, ayoborwa na Kristo Yesu, ayoborwa n'amategeko y'Imana. Na bamwe bavuga ngo bayoborwa ngo bari mu gihe cy'ubuntu, ngo ibyo byose byararangiye, ngo nta kibazo gihari, ngo amategeko Yesu yarayarangije yayakuyeho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki hano mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorino ni urwa mbere ibice byaho ni 9 guhera ku murongo wa 19. Nuko kuri bose ndi uw'umudendezo nihinduye imbata ya bose kugira ngo ndusheho kunguka benshi. Ku Bayuda nabaye nk'umuyuda kugira ngo nunguke Abayuda, no kubatwarwa n'amategeko nabaye nk'utwarwa n'amategeko, nubwo ku bwanjye natwarwa nayo kugira ngo nunguke abatwarwa n'amategeko. Kuba adafite amategeko, umva hano nashakaga, kuba adafite amategeko nabaye nk'udafite amategeko kugira ngo nunguke abadafite amategeko, ariko ku Mana sindi udafite amategeko, ahubwo ntwarwa n'amategeko ya Kristo. Kuba adakomeye nabaye nk'udakomeye kugira ngo nunguke abadakomeye. Kuri bose nabaye byose kugira ngo mu buryo bwose nyize bamwe bamwe, Imana itugire neza. Kuba adafite amategeko nabaye nk'udafite amategeko kugira ngo nunguke abadafite iki, abadatwarwa n'amategeko, abadafite amategeko. Ngo ariko ku Mana sindi udafite amategeko, kuko ntwarwa n'amategeko ya Kristo. Amategeko ya Kristo nangahe yaduhaye? Nabiri: gukundisha Uwiteka Imana yawe ubwenge bwawe bwose, umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, ndetse n'ibyo utunze byawe byose ukabikundisha iki? Uwiteka. Irya kabiri rihwanye n'iryo ni ugukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niyo mpamvu yahoraga agirana ibibazo n'abafarisayo, ababwira ngo mutanga icyacumi, mugatanga amaturo, muzi no gutanga isogi za nyiraga mbega anisi byinshi mukabikora, byose mukabikora, ngo ariko mukibagirwa ikintu cyitwa imbabazi, kwizera, guca imanza zitabera. Ibyo bikabibagira, bikabananira, nimubishobore bikabananira. Kubw'iyo mpamvu rero ibyo bitambo, ibyo mukora mutabanje kwakira Kristo, biba biri inyuma y'umurongo. Hanyuma nashakaga iri jambo rivuze ngo ntwarwa n'amategeko ya Kristo, ntwarwa n'amategeko ya Kristo. Hanyuma muri iki gihe Ababisirayeli ngo nta mwami bari bageze gute, nta mwami bari bafite, ariko twebwe dufite umwami Kristo Yesu nk'iki, nk'umwami n'umukiza. Hanyuma iyo umuntu ufite umwami nk'umukiza ari we Kristo, ijambo ry'Imana rivuga iki? Cyangwa se uyu mugabo witwa Mika we yanditse ngo iki muri iki gice cya 4 umurongo w'9. 4 umurongo w'9 haravuze ngo ariko none ni iki gituma uvuza induru? Mbese nta mwami ufite, cyangwa se umujyanama wawe yapfuye, bituma ibise bigufata nk'umugore uri kunda? Ni iki gituma uvuza induru kandi ufite umwami? Bivuze ngo umuntu uvuza induru nuko Kristo Yesu muba mwagiranye akabazo, hari amanyanga uba wakoze, hanyuma Yesu akagira uruhande ukamuta, ukamusiga. Niyo mpamvu uvuza induru. Ariko ufite Yesu ntavuza induru, uratuza. Yarabivuze Yohana 14:1-2 ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi, yaba adahari mbabwira, ariko ngiye kubategura hanyu. Ngiyeyo kugira ngo mbategure hanyu, kugira ngo aho nzaba namwe ariho muzaba. Ni iki gituma uvuza induru? Nibise, nk'umugore ufashwe nibise, umugore uri kunda. Impamvu ni ese umujyanama we nawe ese yarapfuye, nta mwami ufite. Ufite umwami ntago yemerewe kuvuza induru. Bwira Yesu byose, ni inshuti yawe. Ibigutera nibikubabaza, arakunda, afasha abashavuye. Imirongo 6 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Imana yacu tugire neza. Hanyuma Petero we yandika mu rwa mbere ibice 5 umurongo wa 7 yaravuze ngo muyikoreze amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. Abatari ibyigenge bagengwa na Kristo, bagengwa n'amategeko y'Imana, muyikoreza amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe, yita kuri mwe. Uwiteka atugire neza kandi Uwiteka aturengere. Hanyuma muri iki gihe uyu Samusoni amaze gupfa, muri icyo gihe cye
ngo Abisirayeli kuko batari bafite umwami, umuntu wese yakoraga ibyo ashaka, umuntu akigenga, abantu babibyigenge, abantu bakora ibyo bishakira, abantu bivugira ibyo bishakira, abantu bambara uko bishakiye, abantu bamera nk'abanyamahanga. Nyamara bari bafite amategeko Imana yabahaye, barimo kuva mu gihugu cya Egiputa, bayobowe n'umugabo witwa Mose n'inkingi y'umuriro yabagendaga imbere. Ariko muvandimwe, bageze mu gihugu babonye Mose yarapfuye, Yosuwa bageje muri iki gihugu, Mose yaguye mu nzira mu butayu, hanyuma Yosuwa bageze mu gihugu, bamaze gupfa abo ngabo bose, ngo abantu barigenga, babibyigenge, bikorera ibyo bishakira, guhishurirwa, kumenya amakuru y'Imana, kwegera Imana ngo ibahishurire, byose birarangira. Nyamara Amosi 3 hariya ku murongo waho 7 haravuga ngo ni ukuri rwose ntabwo Uwiteka azagira icyo akora atabanje guhishurira ibishwe byayo abagaragu bayo b'abahanuzi. Bivuze ngo iryo ni isezerano yasezeranije abantu bayo yuko izajya bahishurira, ikabaha amakuru, ikabamenyesha amakuru, ariko abagiye kure yayo abo ngabo barigenga, ntibamenye ibihari, ntibamenye amakuru, ugasanga bariyobora, bivugira ibyo bishakira, bikora ibyo bishakira, bikarangira bagiranye ikibazo n'umuremyi wabo. Imana itugire neza kandi Imana iturengere, Imana ikurinde kuba ikigenge. Niba wigengaga, garukira Imana, umugenga wawe Yesu, umugenga wawe umwuka wera, umugenga wawe Imana, akuba umuyobozi wawe, kuko iyo uri ikigenge, iyo ucyashywe kenshi, iyo uhuguwe kenshi, iyo ubwiwe kenshi, ugashinga ijosi, amaherezo uravunika utunguwe kandi nta kikunga. Niko Salomo yavuze mu migani. Imana yacu itugire neza kandi Imana yacu iturengere. Hanyuma muri iki gihe nibwo umugabo witwa Mika mu bacamanza twasomye mu gice cya 17, uyu mugabo nibwo yaje gukora iki? Yaje kwigira inama, aravuga ati ariko se ni impamvu cy'ubundi reka wape kabisa, reka nanjye nitungira Imana, ngira Imana yanjye, nyikorere, nyishyire hariya, pone byabarira nawe wabimenya, reka nanjye nikorera Imana, niremera Imana, nyishyire hariya. Ariko muri iyo minsi arimo bipanga, ngo aragenda ajya mu nzu aho nyina yabikaga amafaranga, abafashe amafaranga ya nyina arayiba. Ayibye umukecuru agiye kureba hariya aho yabikaga mu ruhago, niba ari mu ruhago, niba ari mu ihembe, niba arahika kumwe ku muhungu aramucunga, aragenda aramwiba. Umukecuru ashaka amafaranga arayabura, ayabuza aravumana, umukecuru aravumana. Uko arimo kuvumana nibwo umuhungu yaje guceceka, araceceka. Amafaranga, umukecuru ati nawe wanwariye amafaranga, umukecuru aravumana, umuhungu araceceka byumva kandi ari we wayibye. Hashize iminsi rero wa muhungu nibwo yaje kubwira nyina atari ku mama, ya mafaranga yari yarabuze, urimo kuvumana, wirirwa uvumana, burya n'igihe wayatwaye, dore rwose amafaranga yo ngaya byari ibice by'ifeza 1,100. Hanyuma umukecuru akimara kubona ayo mafaranga, ngo aravuga ati mwana wanjye, ayo mafaranga rwose nta kibazo, uyagumane, nyereje Uwiteka, ndayaguhaye rwose, uyagumane. Uyu mugabo witwa Mika ngo yari afite inzu yitaga inzu y'Imana, Imana y'ikigirwamana, atari Imana nyamana. Mu nyuguti nkuru aba ari Imana yitwa Uwiteka, ariko mu nyuguti ntoya aba ari Imana ikigirwamana, ibigirwamana. Imana yacu tugire neza kandi Imana yacu turengere. Ubwo rero no mu myandikire abantu bajye bakosora, bamenye uko bandika. Iyo wanditse mu nyuguti no ibanza, hanyuma ubwo uvuze ibigirwamana, ariko iyo wanditse mu nyuguti nkuru ibanza cyangwa izina ryose ukaryandikisha inyuguti nkuru, uba wanditse Uwiteka, umuremyi w'isi n'ijuru, Imana yaturemye, yohereje na Kristo Yesu kugira ngo aze gupfira abari mu isi. Imana yacu tugire neza. Hanyuma rero uyu mugabo Mika uko yakabibwiye nyina ngo afata amafaranga ibice by'ifeza 200, hanyuma arangije arabimuha, arambwira ngo aya mafaranga nyereje iki? Nyereje Imana, nyereje Uwiteka, hanyuma agenda yakoresha umurimo w'Imana. Umva rero amakuru ahari. Icyo uyu mukecuru yakoze ni iki? Yaragiye ngo bayajyana wari umucuzi w'imiringa, wari umucuzi, aragenda ngo abacuriramo inyana, abacuriramo igishushanyo cyabajwe, agicuramo muri izo feza. Amaze kugicuramo, hanyuma arakizana, uyu Mika agishyira hariya, aragishinga. Arangije ngo abantu bose, ngo acurisha na efode, umwambaro wa efode ndetse na terafimu, hanyuma ashyira hariya mu nzu. Uyu mukecuru uko yakabikoze gutyo, bakabirangije babishyizaho, uyu Mika ngo aragenda afata umwana we, amwereza uwo murimo w'ubutambyi, amwereza kuba umutambyi, ngo abe umutambyi uzajya ukorera Imana ye, uzajya ubatambirira ibitambo. Izi feza rero Bibiliya ivuga iki?
Bibiliya ijambo ry'Imana ribivuga neza, ijambo ry'Imana ryarabisobanuye byose, nta muntu uzagira icyo yireguza rwose. Ijambo ry'Imana rivuga iki hano mu Migani ibice byaho ni 17, Imigani ni bice 17 umurongo wa 16. Umva uko ijambo rivuze, haravuze ngo imiya ziri mu ntoki z'umupfapfa zimaze iki? Zamugurira ubwenge kandi nta mutima agira. Umukecuru amafaranga yarayafashe, banzura n'umuhungu we kujya kuyacurishamo ibikoresho byo gukoresha mu nzu, ndetse no gukoreshamo ikigirwamana bazajya baramya. Nguwo Mika, amafaranga rero y'umupfapfa mu ntoki z'umupfapfa ntacyo aba amaze, kuko atamugurira ubwenge kandi nta mutima agira. Umuntu ugira ubwenge ni umuntu ufite umutima wari muri Kristo Yesu, dusanga mu Bafilipi 2:5. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uyu mutima niwo twabonye ufite amaso, twasanze mu Befeso hariya mu gice cya 1 umurongo za 18 kumanuka hepfariya, niwo mutima twasanze ufite amaso. Uyu mutima w'umukiranutsi ugira amaso, uyu mutima wa Kristo Yesu ugira amaso, uyu mutima urareba. Ariko ni nawo mutima ugira n'ubwenge. Uyu mutima niwo ugira n'iki? N'ubwenge. Kuko kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, ni ishingiro ryo kumenya, ni ishingiro. Yobu we yabivuze neza 28:28, navuga ngo maze bwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bivuze ngo rero uyu muntu wubashye Imana aba afite umutima w'ubwenge, niwe umenye, niwe uhishurirwa, niwo Kristo asura, niwe Imana isura mu bicuku by'ijoro. Imana ikavugana nawe, ikamuha amakuru, akumva ijwi, akareba ibyerekanywe, agasobanukirwa n'ibiriho, n'igihe kiriho, n'igihe agezemo, n'ahava, n'ahageze, n'ahagana. Niwe muntu ufite umutima w'ubwenge. Ariko ifeza ziri mu maboko, mu biganza by'umunyabyaha ntacyo zamumarira, kuko zitamugurira ubwenge, kuko adafite umutima. Ni ukuvuga ngo uyu mutima niwo uturwamo n'ubwenge Imana itanga. Bivuze ngo rero umuntu udafite uyu mutima w'umwuka nta bwenge bw'Imana. Bivuze ngo umutima afite ni wa mutima wa kamere, urarikira ibyino, ukunda ibyinaha, ukunda ibyino, nk'uko tubibona hano mu Baroma ibice byaho ni 8. Abaroma, rwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice byaho ni 8 umurongo wa 5. Umva uko havuze, haravuze ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Niyo mpamvu ubwenge butagurwa n'inoti. Niyo mpamvu umukire atamenya Imana biheshejwe n'ubutunzi afite. Umuntu agira ubwenge bw'Imana biheshejwe no kwizera Kristo umwami n'umukiza, kwihana icyaha akakira Kristo umwami n'umukiza. Kuko kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Hanyuma uyu muntu avuye mu byaha niwe uba utakiri ikigenge. Hanyuma umuntu ukiri mu byaha aba ari ikigenge, agengwa na kamere n'irari by'umubiri we. Imana yacu tugire neza, kandi Imana yacu iturengere. Hanyuma uyu mugabo ngo amaze kweza umwana we, ngo amugire iki? Umutambyi uzajya umutambirira. Muri iyo minsi rero i Betelehemu ngo hari umusore wo mu muryango wa Yuda, yari wo mu muryango wa Yuda, uyu muhungu. Hanyuma uyu muhungu nk'uko ijambo ry'Imana ryabitweretse hano mu gice cya 17 ku murongo wa 7, ngo i Betelehemu y'i Buyuda habagayo umusore w'umulewi wo mu muryango wa Yuda. None uyu muhungu ngo aza gusuhuka, ava i Betelehemu arasuhuka. Ubundi iyo usomye ijambo ry'Imana usanga abantu bakomoka kuri Lewi nibo bari abatambyi, nibo bagombaga kuba abatambyi, nibo bagombaga gutoranywamo abatambyi. Hanyuma uyu nuwo kwa Yuda, uyu musore nuwo kwa Yuda. Ubutambyi rero kuntu yaje kububona, aho urumva ko arimo akabazo, kuko kera umuntu wese agomba kuba ari umutambyi cyangwa se umulewi, yagomba kuba avuka kwande? Kwa Lewi. None ukibaza uwo kwa Yuda abonye atubulewi, si n'ubunaziri, ni umulewi, abukuye. Twebwe kuri ingoma ya Kristo Yesu turashimira Imana. Ubu twe turi abatambyi tubeshejwe no kwizera Kristo Yesu umwami n'umukiza. Ariko kera uwagomba kuba ari umulewi cyangwa se umutambyi yagomba kuba avuka kwande? Avuka kwa Lewi, umulewi uwerejwe iby'Imana,
uwagomba kuba akora iby'Imana, keretse umunaziri wiyereje Uwiteka akavuga ngo ngiye kuba umunaziri igihe runaka, agatendeza imisatsi, nanywe vino, nagisindisha, akirinda abagore kugeza igihe cye yagennye cy'ubunaziri bwe cyarangira, akabona kwiyogoshesha, hanyuma akabona kongera gukora ibyo ashaka. Ariko uyu wo kwa Yuda abate umurewi ubu utambirira abandi kandi nawe agomba gutambirira. Aho humvemo akabazo, nawe yarabyihimbiye arabyishakira, nk'uko tuza kubibona iyo usomye mu cyambere cy'Abami ibice byaho 12 guhera ku murongo wa 26 tuza gusangamo umugabo witwa nde? Umugabo witwa Yerobowamu. Yerobowamu mu cyambere cy'Abami ibice byaho ni 12 guhera ku murongo waho wa 26. Umva uko havuga 26 haravuze ngo maze Yerobowamu aribwira ati noneho ubwami buzasubira ku nzu ya Dawidi. Aba bantu nibazamuka bajya i Yerusalemu gutambira mu nzu y'Uwiteka, imitima yabo izagarukira shebuja Rehobowamu umwami w'Abayuda, maze banyice bisubirire kuri Rehobowamu umwami w'Abayuda. Umwami aherako yigira inama, arema ibishushanyo by'inyana 2 mu izahabu, abwira abantu ati byabarushya kujya muzamuka mujya i Yerusalemu, wa bwoko bwa Isirayeli we, ngizo imana zawe zagukuye mu gihugu cya Egiputa. Maze kimwe agishyira i Beteli, ikindi agishyira i Dani, nuko ibyo bishushanyo bibikigusha, kuko abantu bajyaga baza kubiramya ndetse bakagera no ku Kidani. Kandi yubaka n'ingoro kutununga, atoranya mu bantu kandi bose batari Abalewi, abagira abatambyi, yitoranyiriza abantu, yishakira abantu, abagira abatambyi, kandi abo bantu atari Abalewi. Uyu wo kwa Yuda ahinduka umulewi. Ako nawe ukagiremo akabazo, nawe uzagende usoma, ujye kusoma ucukumbure. Yihinduye iki? Umulewi. None ngo uwo musore ngo arasuhuka, kandi mu mategeko ntibari bemerewe kuva muri gakondo zabo ngo bagire ahandi hantu bajya. Bagomba kuguma mu midugudu yabo kugira ngo Abalewi, ndavuga Abalewi, kugira ngo kuko gakondo yabo ari kuwiteka bajye batambirira ubwoko bwa Isirayeli iki? Ibitambo. Noneho hano turisomye ngo uyu musore we yaje gusuhuka, aragenda asuhuka ngo ajye mu misozi miremire mu gihugu cya Efurayimu. Arimo kugenda, uyu mugabo witwa Mika niho yabaga, na cya gishushanyo yiremeye, na ya efodi ndetse na terafimu, bimwe bajyaga bakoresha bagisha inama Imana. Noneho Mika yari yariremeye, yarejeje umwana we, hanyuma kugira umwana ajya amutambirira iki? Ibitambo. Uyu Mika none ab'umutambyi, mbega ab'umutambyi w'iyo mana y'indemano, y'inkorano, iyo biremeye bishakiye. Abo bantu bicurishirije imana zabo. Ubonye uyu Yerobowamu uko abikoze, warapanze aravuga ati nta mpamvu, reka abantu bazancika, reka niremera Imana ibinyana 2 mbireme, ngishyira i Dani, ikindi gishyira i Beteli. None mbabwire kiri ari kure, nta mpamvu yo kujya bajyayo, ni kure, ntago byabarushya kumanuka bajya i Yerusalemu, ni kure cyane. Reka mbabwire rwose bajye bibera inaha, nta kibazo, bakora uyu murimo, bawukorera ino, basenga Imana yabo, ntago bigoye, ntago biruhije, bakora ibyo bashaka, bigenda uko bashatse. Nawe akajya afata abantu ashatse, agatoranyamo abashatse, akabeza, akabagira abatambyi, kandi batava mu Balewi, nk'uko amategeko Imana yarahaye Mose abagomba gutoranwamo gukora umurimo w'ubutambyi. Imana itugire neza kandi Imana iturengere. Ni nacyo burya hariya mu kubara mu bice 16 ndetse no mu bice 17, burya Kora, Datani na Biramu burya nibyo barwaniraga, birangira Imana ibishe. Imana irabica, ubutaka burasama burabamira, nicyo bapfaga barwanira izo nshingano kandi atari izabo. Ni benshi bagiye bakubitwa. Burya Sawuli umwami wa mbere burya nicyo yazize, kugira ngo ingoma idakomera ngo ikomeze ibeho, nicyo yazize. Yakoze umurimo w'ubutambyi kandi atari uwe, atamba igitambo kandi ari Samweli wagomba kugitamba. Iyo Samweli aramubwira ati kuko utitondeye ijambo ry'Uwiteka nukora ibyo Imana ishaka, Imana yari buzakomeza ingoma yawe. Kubw'iyo mpamvu rero kutumviye ijambo ry'Imana, Imana nawe ntabwo ibyemeye, ingoma yawe ugiye kwehereza umuturanyi.
nibwo Dawidi yabonaga amahirwe, kuko yari afite amategeko y'Imana mu mutima we, yitondera ijambo ry'Imana nk'uko ijambo ry'Imana riri. Hano rero uyu musore ngo ageze aho, yageze mu mudugudu, nibwo yageraga kwa Mika. Ageze kwa Mika, Mika aramubaza ngo uraturuka hehe, uruwa hehe? Uyu musore nibwo yasubizaga ati jyewe ndaturuka i Betelehemu kandi ndi umurewi. Haturi umurewi? Ati yego. Uraturuka i Betelehemu? Ati yego. Uri umurewi? Ati yego. Sawa, noneho guma hano umbere data umbere n'umubyeyi. Umva di, umbere data umbere n'umubyeyi, kandi Imana niyo data. Yesu yaravuze ngo nimukagira umuntu mwita data, kuko data n'umwe, iso n'umwe, ni Imana, ni data wa twese. Umbere data umbere umubyeyi, umbere data umbere umubyeyi, hanyuma ujye unkorera umurimo, nanjye nzajya nguhereza amafaranga, ibice by'ifeza 10 ku mwaka, nguhe imyambaro, nguhereze n'ibyo kurya. Umuhungu icyabaye ni iki? Uyu muhungu yarabyishimiye, aranezerwa, avuga ati sawa, mbonye n'akazi, narimo ngiye nashaka gusuhukira, none mbonye n'akazi. Ubwo icyubahiro kiba kiraje, Gasore baricaye. Uyu Mika icyo yakoze ni iki? Ngo aramweza, amwereza kugira ngo abiki umutambyi. Uwo akabaho akora umurimo w'ubutambyi, ariko awukora kwande? Awukora kwa Mika. Igihe cyaje kugera rero ngo Abadani, abagabo bo mu Badani, ngo batoranyamo abagabo 5 babohereza kujya gutata igihugu, kuko bo nibo bari batarahabwa gakondo mu yindi miryango yose. Ngo bagiye gutata rero nibwo baje kuza bagera kwande? Kwa Mika. Bageze kwa Mika bahasanga umusore, baramubaza bati wa musore we, urakora icyaha, ubundi ugenzwa n'icyaha, umara icyaha? Aravuga ati jye murimo kureba hano rwose ndi umurewi, naturutse Betelehemu, ubu ndi hano kuko databuja yanyemereye ibiguzi amafaranga azajya memba n'imyenda n'ibyo kurya, niyo mpamvu ndi hano. Ubu ndi umutambyi hano. Sawa. Icyo bakoze ni iki? Ngo barangije uyu musore nibwo bamubwiye bati sawa, tugishiriza inama Imana, none twumve. Ngo bagishiriza inama Imana, arababwira ati noneho nimugenda amahoro, Imana urugendo rwanyu rurimo, Imana izabashyigikira, Imana izabana namwe, muhumure. Nibwo basubiyeyo rero bajya gutanga amakuru muri bene wabo aho bari. Bagezeyo nibwo babwiye bene wabo uko byagenze, uko igihugu bagitase, abatuye muri icyo gihugu ni abanyamahoro, ni abanyetuza, nta n'umuntu bafite wabarengera, nta kirengera bafite rwose. Tubateye igihugu twagifata, igihugu tukabatsinda abo bantu, ahantu batuye irayishi rwose twabafata nta kibazo. Nibwo bazaga ngo haza abagabo bagera muri 600 baza bateye hahandi. Baje rero nibwo baje guhinguka kwande? Kwa Mika nanone, wa undi Mika aho wa murewi aba. None ba bagabo barababwira bati hari iyo nzu murimo kureba, irimo umutambyi murewi, harimo efodi, ikindi harimo n'igishushanyo gisengwa, igishushanyo kibajwe gisengwa, Imana isengwa y'igishushanyo hariya birimo. Unyumvira iyo nzu bavandimwe, nyumvira iyo nzu. Harimo efodi, igikoresho gikoreshwa mu kubaza Imana, igikoresho cy'Imana cy'abantu basenga, igikoresho kizima bakoreshaga muri kiriya gihe. Hanyuma tubigeranye na Mwuka Wera. Uno munsi hariya habamo umuhanuzi uhanura, kuvuga ngo uhanura ariko uyobowe na Mwuka, guhishurirwa ariko ubitewe na Mwuka. None hakabamo n'iki? Hakaba harimo n'igishushanyo gisengwa cyabazwe. Unyumvira ino minsi kuntu ibintu bikaze. Guhishurirwa kutari abantu wenda uko iki byigenge, nuko barabivuga nk'ukuri. Uriya muntu arahanura ariko akanasinda, uriya muntu arahanura ariko akanasambana, uriya muntu arahanura ariko akaniba, uriya muntu arahanura ariko akanibona, uriya muntu arahanura, uriya muntu ibyo akubwiye nibyo, ariko kandi nanone afite n'ibindi akora. Ni gute utunze iby'Imana kandi ugatunga n'ibya Satani kandi ukumva ko uzajya mu ijuru? Uri ikigenge. Ni gute uhanura ukaba ufite imbaraga z'Imana, ukaba ufite Mwuka Wera w'Imana, iby'Imana ikunyujemo bigasohora, ariko ukaba ufite utuntu wibitseho, utunyanga ukora? Ni kimwe naho kwande? Kwa Mika. Hari iriya nzu murimo kureba, harimo efodi. Efodi yabaga iri mu rugo rw'umutambyi cyangwa se mu nzu y'Imana. Hanyuma ikindi, n'uwayirindaga cyangwa se wabaga uyifite wagomba kuyikoresha yabaga ari umuntu wabyerejwe, mutambyi. Burya na Dawidi yajyaga agenda, Dawidi nawe yajyaga ayikoresha. Yari umutambyi Dawidi, akaba umuhanuzi, akaba n'umwami. Ibi bintu bitatu Dawidi yari abifite. Niyo mpamvu Sawuli yashatse kwishakamo bya bindi gatamba igitambo, arabizira kuko we bitamurebaga, ariko Dawidi yagomba kubikora, yaranabikoraga bikanakunda. Nubwo atajyaga bijyamo cyane, ariko Dawidi yarabikoraga. Yari umutambyi Dawidi uyu. Hanyuma Imana idufashe kandi Imana itugirire neza.
rero ndashaka iki efode ntabwo yambarwaga n'umuntu uwo ari we wese. Efode reka habaga ari abantu batoranijwe basizwe n'Uwiteka cyangwa se bakomoka kwa Lewi ngo baragenda bajyayo, bageze muri iyo nzu basanga harimo umusore. Rero basanga umusore mu nzu, bati wa musore urakora icyaha, ugenzwa n'icyuma n'icyaha. Abisubiramo arabwira ati jyewe ubu ngubu banyemereye inote, jye mba hano nkorera inote, nicyo gituma mbega urimo kubona ndi hano, nicyo gituma ubona manura, nicyo gituma ubona ndondora, nicyo gituma ngenda nzenguruka hose, burya jyewe nibyo nshinzwa. Benshi nibyo bemerewe ibihembo ku kwezi, bemerewe ibihembo ku mwaka. Niyo mpamvu bavuga ibihabanye n'Imana ibatuma, kuko bemerewe ibihembo n'abantu, bahinduka ibyigenge, barikakaza, batuma umurongo w'Imana ibashakaho, kandi Imana ishaka ko bavuga ibyo ishaka, bakora iby'Imana ishaka, banezeza Imana, bashakira ishimwe ku Mana, bashakira icyubahiro Imana. Ntabwo Imana ishaka ko mushaka ishimwe ryanyu cyangwa ishimwe ku bantu cyangwa gukundwa n'abantu. Imana iba yaragutumye, nyurwa n'urukundo Imana igufitiye, kuko umuntu yagukunda nonaha ejo akaguhinduka. Imana yacu itugire neza. Hano rero uyu musore amaze kuvuga gutyo, nibwo bamubwiye bati sawa, none musore, ibi bintu byose rero turabitwara. Avuga ati ibyo murimo gukora ni bike, Imana murayitwara, Imana murayitwara, nyumvire Imana murayitwara, efode murayitwara. Baramubwira ngo ceceka musore, turajya ngo tukubaze, icyiza no kuba umurewi, umutambyi w'inzimwe, urugo rumwe gusa, cyangwa no kuba umutambyi w'inzu ya Isirayeli yose? Icyiza ni iki? Hitamo. Umusore umva nta kindi yagomba guhitamo, aranezezwa nuko aba umutambyi w'Abisirayeli bose. Ahagurukana nabo baragenda. Mika kimara kubyumva amenya ibyabaye, ko bamutwariye iki? Imana. Bamutwaye iki? Umuhanuzi, mutambyi. Bamutwariye iki? Efode. Ngo arakurikira, ashaka abantu muri uwo mudugudu barakurikira, bahingutse kuri ba bagabo ngo barabakabukana. Babaza Mika bati, Mika, niki gitumye udutera? Ufite igitero cy'ingabo zingana gutyo, bimeze bite ubundi bitewe n'iki? Iki impamvu ni iyihe? Mwanyibye, muntwarira umutambyi, muntwarira n'efode, muntwarira n'Imana, niyo mpamvu bateye. Barambwira bati ceceka, muri twatabamo abanyaburakari, mukakanya bataguhagurukana bakakwica, bakagutera, bakakwicana n'abawe. Ngo Mika bibonye, abona ko bamurushije amaboko, aratuza, asubira iwe, aragenda. Muvandimwe rero, ntabwo byemera ko ukorera Imana kandi ukore n'ibindi by'ibinyanga. Ntabwo bikunda, ntabwo uzagira iherezo ryiza. Uri ikigenge, urikakaza, ntabwo bizemera, ntabwo bizavamo. Icyiza rero, korera Imana ugize gute? Korera Imana umaramaje. Ijambo ry'Imana rivuga ngo icyano, reka dusoreze hano mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, ibice byaho 6 guhera ku murongo wa 12. Byose ndabyemererwa, nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ibyo kurya n'ibyinda, n'inda nayo n'ibyo kurya, nyamara Imana izabitsemba byombi. Nuko rero umubiri si uwo gusambana, ahubwo ni uw'umwami, kandi umwami nawe ni uw'umubiri. Kandi ubwo Imana yazuye umwami Yesu, natwe izatuzurisha imbaraga zayo. Nimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo. Mbese noneho nora ingingo za Kristo nkazindura ingingo za maraya? Nibikabeho. Nimuzi yuko uwifatanya na maraya babaye umubiri umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese nimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo, ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ni muri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Imana yacu itugire neza. Hanyuma wibikigenge, abigenga, abiyobora, abadakurwa ku izima, mbega birarira, abibona, abatukana. Pona cyete mutuye niko avuze mu rwa 2 ibice 3 guhera ku murongo wa 1. Abo bose nta mugabane mu bugingo, nta juru bafite. Umugabane wabo ni mu nyanja y'umuriro n'amazuku, ari y'urupfu rwa 2. Wibikigenge, kuko aho gwishurwa kutari, abantu bigira ibyigenge. Ariko umuntu wita ku mategeko y'Imana, umuntu wita ku by'Imana ishaka, we ufite ubugingo, we ufite amahoro, we uzagira iherezo ryiza, kuko Kristo Yesu arashaka ko abantu bamwubaha bakanamwubahisha. Witunga ibyigirwamana muri wowe, kandi ngo ubutunzemo n'ibya Yesu. Oya wibivangavanga, wiba nka bari Yesu wari ufite iby'abapfumu, hanyuma baje kugira ngo bahanurirwe, babwirwe inzira y'umusaraba, nabo akabahanurira. Ariko izina rye ryaritwaga Eruma. Uyu mugabo witwa Eruma
ari we wiyise Bari Yesu, ko ari kugira ngo ayobye abaje baje gusenga, abahanurire abaje baje kuraguza, abaha imiti bajyana. Ariko izina rye rya mbere ryaritwaga Eluma, ariko yita amazina abiri, yitwa Bari Yesu kugira ngo ayobye abantu. Uyu muhungu w'umurewi ni kameze, ni gute ikigirwamana kiri aho ngaho, hanyuma ikigirwamana bakaba bagifite kandi bafite na efodi? Ni gute ikinyana bafite baremye kiri mu nzu hakabamo na efode? Guturumva byaturana bite? Ntibikunda. Ntago gukiranuka no gukiranirwa bibana, ntago umucyo n'umwijima bibana, ntabwo inzira ijya mu ijuru ifatanye n'inzira ijya Gehinomu, ntago ari bimwe, ntago ari rimwe. Amarembo ni abiri, hari irembo rifunganye hakaba n'irembo rigari. Burya uyu murewi ari mu irembo rigari, nubwo yitwa ngo afite na efode, afite na efode. Imana itugire neza kandi Imana yacu iturengere. Ita ku iherezo ryawe, reba uko ugenda. Ese uracyumvira Imana? Ese uracyumvira Mwuka? Ese uracyumvira ibyanditswe, ijambo ry'Imana? Ese uracyagenda uko Imana ishaka? Ese uracyambara uko Imana ishaka? Ni iki gituma murimo kugenda muvangavanga ibintu? Kuki muhindutse ibyigenge? Nta mwami mufite. Kristo Yesu niwe mwami. Ijambo ry'Imana rivuga neza mu Baroma 10 murongo w'9 ndetse n'uwa 10, harivuze ngo ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera umutima yuko Imana yamuzuzakizwa, kuko umutima ari umuntu yizezwa akabarwa gukiranuka, n'akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Bivuze ngo rero Kristo Yesu iyo wamaze kumwizeza umutima watuza akanwa, ko Kristo Yesu ari umwami, ukizera umutima ko Imana yagize gute, yamuzuye. Kristo Yesu yarapfuye ariko arazuka, urupfu ni rwamuherana, niyabora. Kristo Yesu nigeze abora ngagumi hari yabore nk'uko abandi babora. Niyo mpamvu rero uwamwizeye aba afite ubugingo muri we, kandi nawe azamuzura ku munsi w'imperuka. Imana itugire neza. Va mu burara, va mu businzi, va mu busambanyi, va mu bwihebe, va mu gahinda, injira muri Kristo Yesu. Kristo Yesu atanga amahoro, Kristo Yesu atanga amahoro, Kristo Yesu atanga ubugingo, kandi Kristo Yesu muri we harimo byose. Imana yacu itugirire neza. Reka dusenge, witekerezeho, hanyuma urebe uko urimo kugenda. Ushobora gusanga wari usanzwe usenga ariko wari imitsi ibindi, ukafata nka cya kigirwamana ukagishyira mu nzu imwe n'ahari efode, ahari iby'Imana. Twe tukuze nk'umukozi w'Imana, ariko ukaba warashyizemo n'icyo gishushanyo gisengwa, kandi ababirema bazahwana nabyo. Muri Zaburi y'115 uraza kubisangamo, guhera ku murongo wa mbere kugera hepfo uri za 4-5 uraza gusangamo ayo makuru ndimo kukubwira. Ababirema bazahwana nabyo, bifite amazuru n'ibihumeka, bifite amaso n'ibireba, bifite iminwa n'ibivuga, n'ibihumurirwa n'ibinukirwa, n'ibigenda n'ibikoraho ku muntu, cyangwa se ngo bikora reka biraho. N'ababirema bazahwana nabyo. Va mu bishushanyo, va mu bigirwamana. Iyo miti baguhaye, ngo baguhaye iryinyo ry'imbeba, ngo iryinyo ry'injangwe, ngo ubwoya bw'ifuku, ngo bizakurinda, ngo baguhaye ngo umugara w'intare. Ibyo byose ababirema bazahwana nabyo. N'ikimenyimenyi ubwo bwoya baguhaye cyangwa se iryo ryinyo baguhaye icyapfuye. Nose kitaririnze kikurinda gute wowe ukiri muzima uhumeka? Tekereza neza, urebe neza, kuko kubaho Uwiteka ni ubwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mana yacu nziza, mu byo dukunda turagushimiye. Urindiho kandi urashoboye, uri umwami w'amahoro, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe mushoboje gutambutsa. Nyemerera umuntu wese umugenderere mu izina rya Yesu. Mwuka wera aho atari, Mwuka wera hatari, abantu nibahishurirwa. Aho Mwuka wawe atari, abantu babibyigenge, kuko umwuka aho yageze nibwo abantu bahishurirwa, nibwo barota inzozi nzima, nibwo bahanura ibizima, atari ibihurihuri, atari amasezerano y'amahuri. Ndagushimiye mwami uyu munsi kubwira ijambo. Umuntu wese ufite isezerano, nyemerera umushoboze kuririndisha icyo wamubujije, kugira ngo mwama azabone ingororano z'ibyo wavuganye nawe. Uri Imana ivuga bikaba, kandi utegetse birakomera. Nujya uhindurwa n'ibihe, uhindurwa n'icyago cyateye ku isi, uhindurwa n'ibihe bigenda bihindagurika. Oya, uri Imana, kandi uko wari ni kuri ni nakuzahora iteka ryose. Gira neza buri wese, abihano bababarire, ariko n'abari bari mu nshingano bahagaze mu murongo, nyemerera ubashoboze, kandi Mwuka wera akomeza babemo cyane, n'abahangeho ubakoresha iby'ubutwari, mu izina rya Kristo Yesu. Amen.